gupfana n'abatarakebwe batavuganye n'Imana batazi Imana batagendanye n'Imana ariko kubera ko bamukuye nko vision n'amaso yifuza ubundi abari bashaka ko dupfana nabo bashaka ko dusinda nk'abo tugasambana nabo tukapfana nabo kuko ntibashaka ko no yarindira buriya nuko atabimenye akongera akagira amapfundo arindwi gusa aho yarari baraba kumwogosha barindire amapfundo yose urifuza gupfana n'ibyo buhuka izina rya Yesu haleluya tendala miwabaye Yesu ogosha imisatsi irindwi bisobanura gukurwamo imbaraga bashyizwemo n'Imana kuko ibanga ntago ryari mu musatsi ahubwo ibanga ryari ku Mana yavuze ku musatsi shetayire wanze unyumve imigabane 7 hanye n'imyaka baramaze yamereye nabi barangije barawogosha ntago bogoshe nk'abogosha muri saro ahubwo bagiye bakuraho buri mugabane bakawukuraho icyarimo ibyo yakubwiye birarangiye aho yabikubwiriye havuyeho icyo wari ushoboye igihari Imana ntimukiri kumwe irakuretse misiyo yawe irarangiye taramuhushije kanaramuhushije ari ubwa karindwi aramuhamya ngo amaze kumwogosha kandi yanje kumusinziriza ngo amaze kumwogosha tuzavuga gusinzirira ku bibero bya derira tuzabivuga n'ukuri ngo arangije aramwogosha imigabane 7 y'imisatsi amavuta mushobo huye n'ubwuzure bw'Imana amaze kuyimwogosha uwo mwanya ngarangije aramushinyagurira ngo wapfa Samusoni wa Filisitiya umugabo ariko nkumurabiranga kugera ubwo bamukuye mw'amaso kugera ubwo ahinduka ifungo kandi papa se yari ihari ngo kandi umva abantu b'Imana hari abantu bogoshwe hariho za derira zogosha imisatsi y'abantu babasinzirije bafaranga kazi ibindi byose byaha bitandukanye abantu baraziritse ndagira ngo mbwire ngo ibintu mpamvu bisobanura hari igihe buri gihe uwibaza wo nkurikiye cyane cyane utuye muri kiriya gihugu cy'Iburayi navuze usanga buri gihe n'abandi mudukurikira mu nshuti ugira ukihemuka zaguhemukiye utagikwiriye uwo haye igihe ntagikwiriye uwo meneye ibanga arashaka kumenya imbaraga zawe ziri ngo bakurangize uhorurizwa n'abantu bagiriye icyizere uhorurizwa n'abantu babagize kubera ntihumva ko ufite karande komera kukaba bibakuzanira ibibi abeza bakuzanira ibyiza ababi baguhuza n'ababi abeza baguhuza n'abeza abanyembaraga baguhuza n'abanyembaraga bagira connection ahantu hakomeye ariko ababi nta connection bagira naho nashaka kumvisha uwo muntu windi gutebwa kuba buri gihe kuva mu kwezi imyaka wayo nturigera ugira abantu amahirwe bakuvuye ko n'Imana yanabirukaniye bakuvaho uyesereka amashimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kumwe bwa Vera Ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Iteka Imana yanyu ibahe banezeze basetse ruti byo muzabona ijuru kandi ubwiza bw'Imana ukomeze kubana namwe kugeza kuri wa munsi ushobora mwaramutse neza naramutse amahoro ndashima Imana kandi Imana iradukunda kuri uyu munsi wa gatatu Imana ni yacu Imana ni yanyu kandi Imana impande rwacu kandi muhumure maze iminsi Imana ikomeza kumbwira ngo nubwo twashoje amasengero ngo stop it and receive miracles ndagaje mukaba miracles nanjye nziga pronunciation nk'iyawe bivuze ngo n'ubundi twe nicyo kivugo cy'ubumwe bw'abera hagarika akira itangaza byawe amen kuri ibyo rero dusuje abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda intare enye z'igihugu cy'u Rwanda intare ya 5 y'umujyi wa Kigali turasuhuza abantu bari mu ntara ya 6 y'abadiaspora Imana y'amahoro ibaho umugisha wakoze zoom nimugoroba amashuri ntabwo byashobokeye byashobokeye ariko turaza kureba ariko uyu munsi nimugoroba kwa 3 wakoze zoom hari ibintu ndi kubura kugira ngo byemere rero nari mbonye unaniwe ngira ngo kugira wakoze zoom naraye nsenganya n'abantu benshi nakiriye abantu hafi nka 30 kandi umuntu uguhamagaye we aba yababaye kumubwira ko unaniwe nko kongera kumukomeretsa bwa kabiri biba ngombwa ko uti uyu munsi nzakira abantu urabona nani wese buriya we ntabwo unaniwe ariko urabona ko nyine ukurwana oya
burya se ndimo ya reka iyo ugiye kujya imbere ya kamera kuko ibyo uvuga ni ibintu biba bisaba kubatekereje ukabisoma ukabyumva niyo mpamvu mfite imbaraga ariko zirahari mu izina rya Yesu niwo utanguriye amazi ariko n'ubundi babyibagiwe yes kamita nyahamagaza hitaza kuko cyose cyatuma ntakubaza ikibazo mu kinsubize nkuko nyishaka ntabwo nakyemerera kandi ndanezerwa cyane nangiraho ndabona banayazana kuri sport view n'abantu beza cyane amen kandi turarikira abantu bakunda ubumwe bw'abera ministries buri munsi babifuza yuko twabasha gukorera ibiganiro ahantu heza baze basure sport view bazasanga massage sauna bazasanga amacumbi bazasanga ibyumba byiza cyane nubwo tutarabikora twabimene ngo tuzanyuzamo mu kavideo n'amapisine n'amarestaurant zaramarestaurant hari parking zikomeye hari nuza rumwe kandi ikindi burya hano habera ubukwe butatu biri bwo muri jaride hari n'umunsi habereye bune no muri parking hari umwanya munini cyane hano biberamo ubukwe na hano n'ubundi hirya byose birakorwa naho rero barakoze impamazi yawe kumuhaye bashobora kuhakora ama anniversaire bashobora kuhakora brush shower na baby shower babikora byose byakunda n'abantu beza n'abantu b'Imana baduha umwanya wabo tukabasha gukora ibikorwa nk'uko babidusaba abo baduhaye umwanya wabo tubyazamo umusaruro ntabwo twawucuzemo imigambi no yabwo turashyigikiye mu izina rya Yesu haleluya abantu rero bashaka kuva hanze mu ntara gatatu y'abadiaspora bakaza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakaba baza kuba baterana natwe bakabana natwe ariko bamara guterana natwe bakavuga none se turarara hehe kuri sport byose birashoboka birakunda Imana ibaho umugisha urakoze kumpa amazi yo kunywa reka nongere nsome none ntabwo nakwima amazi kuriya amazi mu buzima no mu n'igice na bitatu bya ubuzima bw'amazi n'amazi mana amahoro rero bahe umugisha kandi bishimire mashore ku munsi senge amen imbaraga zo gusa amen nangiye kumena ibanga ntupfa kubimenera abantu ntabwo wamenya kuri kamera mana ndagushimye ku bw'izina ryawe ngushimiye neza n'urukundo rwawe ngushimiye ko ugira neza ugacya ukirura Imana y'imbaraga Imana y'ubushobozi Imana ishobora byose Imana nta na kimwe kinanira Imana isenya ibihome by'abadayimoni Imana iturinda twe dusinziriye Imana igendana natwe Imana ibana na mushumba Imana imuha ubwenge ikamuha gutekereza ikamuha kwirukana no gusenya no kurimbura no kuvanaho ahubwo akimika gatereka gashyiraho akakura haleluya turagushimye Uwiteka mwami Imana agiye kujya kuri mikoro ndetse na kamera Uwiteka waravuze ngo mu minsi ya nyuma ibiti n'amabuye bizakora mu buryo bw'amabuye ni kamera mu buryo bw'ibiti ni trepi ihagazeho mu izina rya Yesu Kristo reka bwira amahanga ibintu bikomeye reka senye mu izina rya Yesu Kristo reka umubera Imana kubera umwana usanzwe umukoresha ariko muri iki kiganiro dushaka ibintu by'ubwenge muri we Uwiteka ongera data wa twese wubake ongera data wa twese umusane Uwiteka hari byinshi areba imbere ye ibyo byose yifuza kugeraho uzamufashe nk'Imana kandi umushyigikire uzamushyigikire mwami Imana uzamurwanirira ishaka nawe uzamurwanirira ishaka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kiruta byose Uwiteka amaboko yawe magari nabashe kumufata kandi data wa twese no muzabusaza bwe Uwiteka uzabe ukimukomeje akivuga nta kudidimanga niko wabikoreye umuhanuzi Samuel nawe niko byagenze hari ndasaza nta jambo ry'imfabusa ryigeze riva mu kanwa ke turagushimye kubera kuri Imana wumva gusenga turagushimye kubera kuri Imana ibanye natwe tureshe lebore aya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turagushimye bana natwe kandi tugirire neza muri iki kiganiro turagutumye tuguhaye karibu Holy Spirit tuguhaye karibu Holy Spirit tuguhaye karibu kandi n'igihe cyose tuzamara kuri izi kamera uzabane natwe
ntihazagira ijambo ry'imfabusa tuzatana kuri kamera, ahubwo imbaraga zawe n'urukundo rwawe no gufatanya n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Soje gusanga ndiko uri kurabagirana. Haleluya. Amen, amen. Ejo twaganiriye ku magambo meza mu gihe uri gusoma ku mazi kambe ndimo ngenda mvuga, tuganira ku kuntu abantu baha igihe abandi bantu, cyangwa ushobora guha igihe umuntu akaba ari cyo acuramo inkota yo kurwanya. Turebera kuri Samusoni mu bice 16 ku murongo wa 19 aho bafashe imigabane 7 babasha kumwogosha ngo nuko aracogora. Mushumba aramushinyagurira aho kuko imbaraga zamushizemo. Mushu iyi dufashe utwinjize mu migabane 7 n'ibihe 7 Delila yakoresheje mu gihe Samusoni yamuhaye akabasha kumurwanya kandi akamushobora akamushinyagurira. Urakoze cyane, reka dutangire dusobanura dukurikiye kumwe bw'Abera Ministries. Nongera gushimira abantu mwese mwakoze subscribe n'abatarayikora, mudushyigikire, mutube hafi y'icano yanyu, y'ini ministeri yanyu, kandi n'ukuri inkunga yanyu byonyine no kuba mufungura mukareba, mukomeze muhereze n'abandi kugira ngo tuze dufashwe. Arakoze umukozi w'Imana Emi ku magambo atubwiye meza cyane, uvuga ku munsi wo kuwa kabiri twababwiye ibintu umuntu akwiriye kwirinda. Ikosa rya kabiri twavuze ngo guha umwanya umuntu utawukwiriye. Tubona ko uwitwa Samusoni wavutse kwa Manowa, Imana yavuze iramubwira ngo Samusoni umwana muzabyara nta cyuma kizamwogosha ku mutwe kandi ntazanywa ibisindisha kuko azitwa umunaziri w'Imana yahagurukije. Rero arangije akora mistake ya mbere, aha icyizere umuntu utagikwiriye. Ntabwo Delila yari agikwiriye. Aho ni Aburahamu yabwiye umugaragu we ngo uramenye nkurahize, ntuzashakire umwana wanjye mu banyamahanga kazi, nubura muri bene wacu uzamugarura ahangaha, ati kandi ntuzamujyane muri uriya bakada twavuyemo. Nshuti zanjye bantu b'Imana, Samusoni ikintu cya mbere yazize ni uguha icyizere umuntu utagikwiriye. Azi ko Abafilisitiya ari abanzi b'Abayuda, azi ko Abafilisitiya ari impamvu yo kujya kurimbura, ariko arangije arungura umwe wundi waho, yongera arungura uwa kabiri Delila, maze aha Delila icyizere atagikwiriye, ari indyarya imucukura umutima, ifite indi migambi na bene wabo. Arangije gukora icyo kintu, hanyuma akora ikindi kintu kibi cyo kugira gute nshuti yanjye, ikindi kintu kibi, ikintu kibi, kumenera ibanga, kuvugira imbere y'abantu aho imbaraga zawe zikomoka. Arangije icyamuhuhuye yishwe n'igihe yamaranye na Delila. Kandi Delila amubaza bwa mbere kugera byageze ku nshuro ya 7 ngo nibwo Samusoni yavuze iby'ukuri. Akimara kuvuga iby'ukuri, ubundi yaramubeshyaga ntavuga ati urambeshye ntumbwije ukuri ntunkunda. Kandi undebera ukuntu twabwiye ko urukundo dutari nyarwo nirwo rw'impumyi. Aramuziritse bwa mbere, arambwira ngo wapfa Abafilisitiya, aho narabirokotse, ariko arongera aramusinzirira. Hari abantu basinziriye ku bibero by'abandi. Kanguka bamaso batagutwara inyenyeri yawe. Yewe usinziriye we, kanguka. Abwa mbere aramuhushije, kabiri aramuhushije, gatatu aramuhushije, kane aramuhushije, ari ubwa 7 aramuhamya. Ngo amaze kumwogosha, kandi yanje kumusinziriza, ngo amaze kumwogosha tuzavuga gusinzirira ku bibero bya Delila. Tuzabivuga n'ukuri. Ngo arangije aramwogosha imigabane 7 y'imisatsi, amavuta mushuye huye n'ubwuzure bw'Imana. Amaze kuyimwogosha uwo mwanya ngo arangije aramushinyagurira ngo wapfa Samusoni Abafilisitiya. Umugabo Ariko nkumurabiranga kugera ubwo bamukuyemo amaso, kugera ubwo ahinduka ifungo. Kandi papa se yari ihari. Ngo kandi umva abantu b'Imana, hari abantu bogoshwe
hariho za derira zo gosha imisatsi y'abantu babasinzirije, bafaranga akazi, ibindi byose ibyaha bitandukanye, abantu baraziritse. Ndagira ngo mbwire ngo ibintu mpamvu bisobanura, hari igihe buri gihe uwibaza wo nkurikiye cyane cyane utuye muri kiriya gihugu cy'Iburayi navuze, usanga buri gihe n'abandi mudukurikira mu nshuti ugira ukihemuka zaguhemukiye. Niba umaze kubikorana n'abantu tugasanga wowe wizeye araguhemukiye, wizeye araguhemukiye, bikaba gatatu, menya ngo iki ni karande kikujeho. Kuko umunyakarande ntashobora guhura n'umuntu ufite karande ziwabo, ufite imivumo y'iwabo, buri gihe ntiyahura n'abamugira akamaro, ahura n'abantu bamuca intege, abantu bangiza ibintu, kuko n'ubundi ariho umuvumo, ariho imbaraga iteye ubwoba. Niyo mpamvu udahura n'abantu beza muri buzima bwawe kuvangira n'abagira gute. So rero Samusoni nk'uwantu wari umunaziri agera ubwa kubera gutinda ku bibero bya Deliya, kubera gutinda ku bibero by'abantu, kubera gushaka gusinzira ahantu hatarahawe no kuryama hatarahawe, ngo hari umunsi mukristo yarye nyuma araza mubwiriza butu aramukubita. Mukristo mukristo yasinziriye mu kazu ko kuruhukiramo, ngo hari harimo ameza n'agatebe, ngo aryamaho, ngo ataho umuzingo. Hari ahantu ryamo gata umuzingo. Kandi nkubwiza ukuri, niba umaze kwibonaho kuba abo wagiriye icyizere atari wo kwizerwa, ukabona yuko ababwiye ibanga rye baritwaye nabo bahagihe bakwangirije igihe, menya ngo wowe ubwawe n'umutima wawe kuki buri gihe kuki we buri gihe udashobora kumva neza ko uriho umuvumo, uriho karande. Wahuye n'umugabo mwiza arakomena sa, wahuye n'umugabo mwiza arakomena, baramukaziye barakwanga, nyoko bukwe ntago mwaca ndyango musuhuzanye, baramubaye ntago muri inshuti, harabo mwakoranye baraguhemukira. Kubera iki? Wahaye icyizere batagikwiriye, urangije igihe cyane batagikwiriye, utinze mu gihe cyawe mena ibanga ryawe, bityo wisanga buri gihe mu bibazo cyane. Rero byabayeho tinyagira ubwoba kandi ntugire ikibazo tuye gusenga Imana bikurwa. Ariko wewe bitarabaho, irinde, hagarara neza. Ibyo bintu ko nubwo bibayeho ni wewe bihiga, ni wewe bishaka kurangiza, bishaka kuvana mu nzira, kandi uzasigara wicuza kuko uzaruha cyane kuruta uko warushye mbere. So ni ikimenyetso. Ubundi baze buri gihe kuki buri gihe uhura n'abahaye igihe ugasanga badakwiriye igihe kutarwa ku bantu beza. Ngenda shaka akantu keza cyane. Iyi migabane irindwi yari ku mutwe ndabisubiza wa Samusoni. Shaka kuza kwinjira mu shuri kuko hari igihe nabibazwa n'abadukurikiye. Icyo ndashaka ko nkigusubiza, ariko nkagikwepa ngishaka. Dore impamvu ushaka kugikwepa. Byasa nk'ibideviye topic, ahubwo ikintu cya mbere ahubwo bimbazeho nyuma. Ihangano mbazeho nyuma. Ahubwo ntiwakunye gutangazwa n'ukuntu kuva mu busore mu bwana kugera ushaje utaragira inshuti nziza. Nako nshaka kubwira barahari, manwe barahari. Ugasanga Suzana arakudesobye, Ntambabazi arakudesobye, Edigari arakurosobye, Sebisusa arakuro, Nyiramashaza arakurogoye. Nyankubana aragukumbakanye. Ugasanga mu buzima bwawe nta na rimwe wigeze ubaho ufite abantu ugiriye icyizere usanga atagikwiriye, uhaye igihe ntagikwiriye, umeneye ibanga arashaka kumenya imbaraga zawe ziri ngo bakurangize. Uhorurizwa n'abantu bagiriye icyizere, uhorurizwa n'abantu bagize kubera ntihumva ko ufite karande komera. Kukaba bibakuzanira ibibi, abeza bakuzanira ibyiza. Ababi baguhuza n'ababi, abeza baguhuza n'abeza. Abanyembaraga baguhuza n'abanyembaraga, bagira connection ahantu hakomeye. Ariko ababi nta connection bagira. Naho nashaka kumvisha uwo muntu windi gutebwa kuba buri gihe kuva mu kwezi imyaka bayo nturigera ugira abantu. Amahirwe bakuvuye ko n'Imana yanabirukaniye bakuvaho, ariko nibaza impamvu ngo bagiye, nyamara wakize umuzigo ukomeye.
umuntu umuhaye igihe cyawe mu gihe cyawe uvuze ibintu byawe arangije guhamagarira abafilisitiya ngo wapfa Samusoni ngo aramushinyagurira amaze kumwogosha imbanire kuko azi ko nta kintu usigaranye kandi bwa mbere yarasinze kubibera akamubeshya ati nukuri ukomeje kumbeshya kandi inshuti yawe sheri akaba aramuhoye ati urumva ariko byinshi akaba aravuze ati arongera aramusinziriza undi kubera urukundo ruhumye agera ku nshuro ya 7 agera ku ibanga ryamuheshaga imbaraga ageze haracogora ati ndarikubwira yibagiza ko n'ibya mbere bamubwiye ngo urapfa abafilisitiya agahita bicagagura byose ariko reka twibuke Samusoni no kwande mushuga kwa mano w'abandi aho ndagarukira kuko nashakaga kugira ngo menye yuko niba atari umuvumo nako atari karande imurandarandaho ni kuko ni gute umuntu yatinze kubyara utinda kubyara nabyo harimo na karande ugasanga baso batindaga kubyara nawe utinze kubyara nayo ni karande itaracika none hakahita hikubitaho noneho nawe hari ibyo ari gutindamo mama we isemano utinze kubyara we nawe agiye gutinda mu bafilisitiya uru n'uruhererekana rwa karande iteye ubwoba ariko abantu batuzamuganiraho buriya mbona ukuvuga ngo ubundi yitwa yaratewe bita isora ahangaha kandi mu mudugudu w'abadani witwaga Manowa umugore we yari ingumba atigeze abyara urumva ko ava mu badani kandi abadani nabo tuzareba imivumo yabo abadani ubwoko bw'abadani umuhungu witwa Dani reka tugende mu itangirira 50 niba ntihenda 950 nahageze murongo wa mbere ahanura ibizaba ku bana be mutima wanjye bene se ibice 49 by'itangiriro umurongo 16 Dani azacira abantu b'imanza ubwo ari umwe mu muryango w'Abisiraheli Dani azaba inzoka mu nzira nk'incira mu kayira iry'ibinono by'ifarashi uhekwa nayo akagaranzuka inyuma yayo Uwiteka ntegereje agakiza kawe Manu niho avuka mu nzoka Dani azaba inzoka mu nzira n'incira mu kayira iry'ibinono by'ifarashi uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa Uwiteka ntegereje agakiza kawe urumva rerekana ko Dani afite ubugome nciriruma hamwisa nibura agati ko ku muhanda gahumura ngirye ibinono abahetse ifarashi bakagaranduka afite umujinya n'ubugome n'akarande se yaravuze ati Imana indinde ntegereje agakiza k'uyu muhungu ntabwo mbizi naho Imana bazahuriye umuntu aho kugira ngo atabare ibyo yashaka gukora ahubwo ariko rero mushuri ndi kugenda mbyumva noneho neza ubwo menye amavu n'amavuko yo kuyu mutipe bita Samusoni ukwa Mano ukwa Dani none ukavuga kwa Dani noneho ariko Dani wamwumvise ni inzoka n'uburyo bubiri inzoka akaba n'inshira Dani azaba inzoka mu nzira z'abantu bose inzoka mu nzira n'incira mu kayira kwa kundi incira yihisha ikarya utambutse atayibonye ncira ni
ariko rukumva ntabwo ari impiri incira umva irekura amacanwe mu kanwa ke si hazima kandi yamara no kugucira ikaza ikabona uko ikuruma utakiriye iry'ibinono by'ifarashi uhetswe nayo akagaranzuka akagwa. Umusaza kuri 18 ati Uwiteka we ntegereje akiza kawe n'umuhungu simubona mu bintu bye. Niyo mpamvu amariya hafi ibihe 7 abeshya kandi yamenye ko bamutegeye aho yananabizi ko ari umutego. Kandi ikindi Imana yamutumye kumara baki Abafilisitiya arangije ajya kubana nabo. Ubwo se nta hindukiye incira Abisiraheli cyane ahubwo ibinono atangira kubiruma. Babandi bahetswe n'indogo bagombye kuba bari kurwana atangiye kubagambanira. Wow. So, imisatsi 7 bisobanura ubwuzure bw'Imana. Yego. Kogosha imisatsi 7 bisobanura gukurwamo imbaraga bashyizwemo n'Imana. Yego. Kuko ibanga ntago ryari mu musatsi ahubwo ibanga ryari ku Mana yavuze ku musatsi. Yego. Shetayire wanzu nyumve. Imigabane 7. Hanye n'imyaka bari amaze yamereye nabi. Barangije barawogosha ntago bogosha nk'abogosha muri saro. Ahubwo bagiye bakuraho buri mugabane bakawukuraho icyarimo. Ibyo yakubwiye birarangiye. Aho yabikubwiriye havuyeho. Icyo wari ushoboye igihari. Imana imukiri kumwe. Irakuretse. Misiyo yawe irarangiye. Bamaze gukuraho ivaho yose burundu. Urumva ko Samsoni yazize ibintu bitatu. Kugirira icyizere utagikwiriye. Uwo ni umuvumo na karande. Uyu munsi wajya gusenga amasengesho yo kuvuga ngo Mana n'abantu barampemukiye ntibaguhemukiye niwe wihemukiye kuko wagiriye icyizere batagikwiriye. Wareresheje abana baruzi. Shelemande tayizo korafe. Iyo ni karande ikomeye. Wareresheje abana baruzi. Baterekeye amata abafite imirimo. Icya kabiri cyatumye amasha no kuganira ni igihe yahaye umuntu utagikwiriye. Kuko igihe duhamwe abantu ni naho bamenyera amabanga yacu. Ese yicaye mu nzira ategereje uwarumwe. Twamaze kubona ko we nkuko abintu babimbajije. Twamaze kubona ko Samsoni yaravuze Imana ibwira Dani ariho mano wakomoka. Yaramuvuze ngo ni inzoka mu nzira kandi nincira mu kayira. Iruma ifarashi ibinono abari hasi bakigaranzura. Abayiriho hejuru. Urumva n'ingome bakabiranduka. Yo ntikeneye kurya umuntu. Ikeneye kurya ibinono. Ikeneye kwangiza business yawe. Ikeneye kukwambura gahunda ukagaranzuka hasi. Abantu bakakubona bakamenya uriwe n'ukuri iki byose bakamenya ati aturana ubwo mureba shiba akavuga kubera iki cyakeneye ko tugaranzuka. Iyo ni karande mbi mwana wanjye. Iyi ni karande mbi. Ariko ibintu tuma dukora muri iyi minsi nanjye bimwe birantera ubwose. Kongeza ubwa mushubi. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Azaba inzoka mu nzira nincira mu kayira. Irya ibinono by'abayihetse ngo barangiza bakagaranzuka mu mukungugu. Baza babirandutse na costume. Abafite amazu uyu munsi mwarabirandutse cyane narazabajeho kubera ko mwabanye n'abantu babi bincira bindyarya. Ngo kandi arangije ikindi yabayeho n'iki avuga umusaza bamwibyariye. Ati ntegere Uwiteka we. Nshingiye ubugome bw'uyu muhungu. Tegereje agakiza kawe. Ubugome bw'uyu muhungu. Gusubiza inyuma bene se. Kutumva bano bantu. Iby'abano bantu man. Tegereje agakiza. Simbizi bose. Simuzi Dani we nuko ndebera Samsoni baramuhengetse agiye kurongora unyamahanga bibujijwe ibyaha barabikoze ariko arangije amenya ibanga avuga umugabane wiwe ugomba kogosha kandi inshuti ntago bamwogoshe ni gutyo bakuragaho buri mugabane. Kugira igihe bagera ku mugabane witwa ngo icyo nagize ibanga ndakivuze. Kuko urumva biteye ubwoba. Urumva ni cya kintu cyakurikiranye kuko wibuke ko nawe uri no kuba yaratinze na kuriye. Wibuke neza ko se we yigeze gutanga igitambo cyuko Imana imbwiye kazabyara umwana w'umuhungu ariko ntiyatamba icyumuvumo wa sekuru.
we yatanze igitambo cyo gushima Imana ko Imana igize gute imuhaye umwana. Ntabwo yigeze gutanga igitambo kimukura kuri karande yase, kuko yavuze ngo Dani n'incira nta nshuti igira, kandi ntirya uri ku ndogobe, ahubwo irya indogobe ihetse uwo muntu kugira ngo umuntu agaragurike hanze. Wagiye muri cyamunara kubera abantu, uri wenyine kubera abantu, uri umudivorce kubera umuntu. Niyo karande ikomeye abantu bagombye kumenya no gusobanukirwa. Ni byiza rero niba buri gihe umaze kubona ibintu bitatu, kuba warahaye icyizere utagikwiriye, ugaha umuntu igihe utagikwiriye, ukamenya ibanga ry'imbaraga zawe, icyari gisigaye yarakogosha, none atakogosha ufite iki? Yakogosheho inshuti, akogoshaho abana, akogoshaho amafaranga, akogoshaho ubuzima, anakogoshaho agakiza. Uwari igihangange ajya kuba umusiki nusetsa, baje bati nawe reka kwereke, nta kintu tugukorera, turagukuramo viziyo. Banzamukuramo amaso, kandi amaso yambwiye ngo rambura amaso rero, iki gihugu reba nzakiguha wowe n'abana bawe. None Samusoni anogowe amaso, imbere hari nta naho biri twereka ko yigeze abyara n'abo bagore be. Mwana wa Samusoni ninde umuzi? Iyo atakatwa imisatsi yari kongera akabyara umunaziri. Tonde mvuga ikintu gikomeye ariko waretse. Yego. So buzana ibintu byo kuncokoza gusa, bundi wowe giteka. Wowe. Yego. Hari ukuntu kanda ahantu ugatuma mvuga ibintu ncecetse. Bundi burashobora kucanganiriza ukumirwa. Burya batamunogora amaso bakomeza viziyo. Akarongora umwisiraheli yari kubyara undi munaziri. Ukubye kabira ahubwo ko yaranje. Yes. None kubera kagiye gushaka umwanzi w'Abisiraheli, uhiga Abisiraheli, bamwe twababwiye Imana ifunga inzira zo kubyara kuko badakeneye kwinjiza ubwoko bwavumwe mu bwoko buzima. Havuga ati ndabona Manowa ntacyo yakoze, Samusoni ndabona nta viziyo afite, reka afungura ubyaro. Kuko yarabaye nk'umuntu ugiye kwangaje Abafilisitiya mu muryango w'Abisiraheli. Abo yahawe gukuraho ugashaka guhanga binjize mu muryango, Imana ifunga ayo mayira. Barangije bamunogora amaso, bakuraho Iyerekwa, nta kana tuza afite. Iyo badafite uwo muvumo wavuye hano hantu, kandi umuvumo wagize imbaraga ryari ari ukamenya ibanga. Ntukabwira umurozi ko wakize uburozi, ntukabwira umwanzi we ko ufite ubuko ajyanira mu invitation nk'abandi, ntukavuga umushinga uzaba ntose bavuga ko bagiye gushaka viza. Shana yababona yurimbye urugendo utararubona, ushaka viza bucece, ugakora izame bucece, ugaceceka. Bamara kujya ku indege uti abantu bavandi bayindagiye, niyo gahunda ubundi kwano n'abarozi. Reka akabwire petit frère wanjye, ntabwo uzi umwanzi we Manuel. Akuzi ko hari abantu batatu baririmbye viza n'uyu munsi wa none. Hayo wavuze se kugiye gushora imari, ahubwo ni seta bakayitwara. Hari abantu bafite ubugome bwinshi, ushobora kugiye Satani yiguze miliyoni 2 akaza akayishyura 5 ntujyemo nawe ntanakorera. Cyangwa umuntu akaza inyenyeri ya burundu, kuvuga ati no dufatanye alimentation yo kumbi harimo igihombo, ukamuhaya bakayatwara akayakenyera, amvuga bakaguhindura umusazi. Ati bantambabaza barasaze birabicucu biri hari. Rero igihe statique remote kandi numva reka mvuga kino kiganiro ni ugenda uzana ibintu nk'ibi by'ubwenge, ariko ahantu kure tuvuga rimwe na rimwe usange tugeze ahatari hakure ko tuhavuga. Tasora mando bini yafogenda umva ndahantu bigishwe n'akanwa akoresheje. Umva Samusoni yambuwe imigabane 7 ihwanye n'imyaka 7 aramerewe n'Abafilisitiya, aho kugira ngo arangize ibyo Imana yamutumye, ahinduka yancira yo mu nzira, ahinduka ya farashi, ahinduka yandogobera biranduka. Abariho barigaragura hasi, abantu bigaraguranya amadiplome hasi, babuza akazi, abantu bigaraguranye hasi. Uzi kubona umukobwa usa neza nta makeup yishyizeho, yayishyiraho ugasanga ni byiza, umukobwa mwiza ushingutse ugasanga ariko ataho ubukwe bw'abandi, we nta numwe uragira gute. Abasore bakamutinyira ubwiza ko nta mafaranga babona,
kandi yakwihahira, abandi bakamutinyira hakomoka, abandi bakamutinyira ukuntu ugasanga umuntu asaziye mu rugo arimo arigaragura mu mukungugu n'ubwiza bwe, ajya muri za bride shower z'abandi, baby shower z'abandi, amanama y'abandi, kugera ubwo arambirwa kongera gukora ibikorwa mu bukwe, kuko yaranyazwe, yahuye n'incira, yahaye igihe incira itagikwiriye, aha umwanya batawugomba, amena ibanga rye. Ariyo mpamvu wowe udukurikiye ukongera kubona fiyazi uhita ushaka supaguru. Ubu nkubwije ukuri ko ni bake nabwira ngo ndaha, kandi si uko mbanga. Narakubwiye mu kiganiro cy'ubushize ngo hari abantu dukwiye guha ibiryo kuko babidusabye, tukabafasha ibibazo byabo, ariko tukabima umwanya, icyizere n'ibanga dukoresha. Si ubwo bakaba utakongera ukangurira amazi kabiri, tukabaha ibintu, bagira ubukwe tugatwerera, bakora ikintu tukabafasha, bagira akazi tukabafasha ibintu, ariko tukabimpa ibintu bingahe? Bitatu. Kubaha icyizere batagomba, kubaha igihe badakwiye, no kubamanira ibanga atari ryabo. Ibyo ukaceceka. Yakwaza ngo nduze usa neza wisiga iki? Hamwe ati na mavuta asanzwe. Kumbi wese ukashaka kuyisiga. Azavuga ati nubwo reba karagaho kibate wapi. Amabanga yawe ukayashyira hanze. None se ugira ngo abantu baroga kuri anniversaire ne bande? Jya wibuka umuntu umenya anniversaire we utanayizi, yarangiza ntanagukorera gato. Bakibutsa ngo he ngo harya ngo ntamba anniversaire ntago ari oturwa cyane. Yenda si uwo munsi yayo. Ni cyane agatabwira ati we yabaroze. Yavutse kuri uyu munsi. Harya iwanyu ni? Mvuka mu Nyakabiga. Ati ni mu Nyakabiga. Ariko shamu afite so mwiza, hajya nyibutsa amazina yawe, akajya ugashyekirwa. Papa yari mama yari barimo aradahiga igisekuru cyose, kuko yamashe kumenya itariki wavutse. Ibi bintu byose ndi kugira ngo bisobanukirwe, kandi aka kanya twicaranye ntabwo mwabyumva. Naho hari abantu batwimbye runono, batubaza buri kantu kose. Tubita isesezi, incengezi, inyinjirizi, imvumbura amabanga, isesengurabanga, impirikabanga, no kugaragura hasi ku butaka. Ati papa ati ni kanaka, ati ni rujige, ati kanaka uyu atari kwavukana na runaka, ati cyane. Ati harya sokuru wanyu yarinde, uti ukumvura umuntu mwiza ngo bari gutegura ngo abade tu nahoze itariki yavutseho ni isekuru no nyirakuru no harya ubundi icyerekezo cye ni cyageze mu myaka yo gushyingirwa, zimyenyeri y'ubukwe agate barogo ubukwe bwawe. Harya ya diplome yawe ntabwo urabona akazi, barangije masters, narangije lisansi cyangwa ntabwo ayirangije, ntabwo nayirangije ndacyashakisha. Ati mufunge ntazapfa yibonye, azagoma. Buri gihe abashaka kurambagiza bakaza bashaka amashuri udafite, rimwe bashaka munsi yayo ufite, sinibazo ubundi hejuru yawe udafite, ariko bagambiriye gutwara icyo kintu. Ni byiza ko mu makosa ukwiye kwirinda mu buzima. Imigabane 7 kuri twebwe ni Imana yavuganye nawe, naho yakikubwiriye, naho izagisohoreza, wimena amabanga. Incira mu nzira zirahari. Manowa rero yatambye igitambo cy'uko Imana ivuganye nawe, ariko ntiyasomye areka akomoka ku muntu witwa Incira. Ni inzoka. Cira mu nzira, cira mu kayira. Ako mu nzira batandukanye. Inzoka mu nzira ni igihogere mu Bisiraheli bose no mu muryango. Cyane ko byagenze. Yabamariye iki se? Nta kintu yamariye Abisiraheli, nawe ubwe nta kintu yimariye, kuko yapfuye. None se icyo yari kutumarira nuko yagomba kubyara no mu Isiraheli, none ntakabyara umunaziri, kuko burya umunaziri abyara undi, uko imbwa ibwagura indi, uko ipusi ibwagura indi, ibyihe nikabyara indi, ni nako umutambyi abyara umutambyi, ni nako umuntu abyara undi, ni nako umunaziri yari kubyara undi. Yanasenze nabi, bagasatsi kamaze kumera, ntiyarindire kuba akazirika,
kandi mu gihugu cy'Abafilisitiya ntabwo hari hatuye 3,000 gusa. Namba kujya no mirimo bakabamara abanga Mana nta kibazo ubwo bimeze gutyo nta kabaraga bwa nyuma ngo bose apfana nabo mu nzo zo gupfana n'abatarakebwe. Upfana n'abatarakebwe batavuganye n'Imana, batazi Imana, batagendanye n'Imana, ariko kubera ko bamukuye nko vision n'amaso yifuza. Ubundi abari bashaka ko dupfana nabo, bashaka ko dusinda nk'abo tugasambana nabo tukapfana nabo, kuko ntibashaka ko nayo yarindira buriya nuko atabimenye akongera akagira amapfundo arindwi gusa aho yarari baraba kumwogosha barindire amapfundo yose. Urifuza gupfana n'ibyo buhuka izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Tendala miwabaye. Yesu, Yesu. Ngiye imigabanire. Yego. Dusoza conclusion mu minota 3. Icyambere Yesu yaravuze mu butumwa bwiza nyabwanswe na Yohana avuga ngo nimwe mwagumanye nanjye. Yego. Mubabarana mwihangana ibyo yanyuzemo. Yego. Nanjye bikiye ubugingo. Haleluya. Igihe umarana n'Imana. Yego. N'umusaruro ku buzima bwawe. Amen. Imana ikurinde abantu tuvuze. Bigaragara ko ari inyatsi na karande zikuriho. Yego. Ko buri gihe ntubana n'abantu beza. Yego. Turasenga Imana iguha abantu beza barahari. Haleluya. Hari abantu beza. Umva hari abantu beza. Abafite mu kanwa heza. Tutavuze ko ari umukara cyangwa hatukura. Abantu bavuga amagambo atariho ibibembe. Ijambo bararyibagiwe. Oya. Kandi tuzanira abantu bafite inkuru itabembe. Itabembe, bafite n'ibintu itabembe rudashukana, rutakoshya, rutakubeshya, abantu bagukunda bakakunezererwa. Imana iguha yanyibanga, iguha abantu y'igihe cyane bagipfusha ubusa. Imana iguha abantu muzaganira kunguka ubwenge, buryo uzatinya umuntu musangira fanta mugasangira ikintu ukava nta gitekerezo mukuyeho, ahubwo wumvise amagambo avuga abandi. Uwo muntu bishoboye mugurira gaze ya fanta ugiye asigara yinywa kuko nta kiza afite mu mutima. Hari akajambo twavuze ngo kantu gasubiramo mushuwa ni TikTok ndagakora. Ariko rero bemba rugweri ndagasubiramo nongera numva kwibuka nanya nirinda abantu nsangira nabo burushete amazi ikawa mbese tukicara ariko ngahaguruka nta jambo rinyumura ukatahana mu bigusa wonyine. Yego. Bene abo bantu ubwo bagurira uci kugenda bengiye gufata fusheri hirya cyane wenyine utekereza ko nta bantu bari mu baragura idasanzwe. Abantu muricaranye bari kuvuga abantu nta kintu cyungura bari ko kuza kandi uteza amaso kandi wana bashoyemo kandi wagombye kuba wabikwebye warangiza ugakora akazi kawe ugatambuka. Uko bushize ko twavuze mu kiganiro ngo uzatinya umuntu ukubwira ibibazo bye. Yego. Ntakubwira umunsi w'ibisubizo. Kahita cika. Yakongera ku bibazo kanarangera guhamagara. Uracyabaho twaraburanye kubera iki? Waramusengeye murasangira ubusa uremera niba ugiye hano kuri Sport View ikirayi cyaho kigura amafaranga runaka ni 500 ntabanga ririmo kibari ikirayi kimwe nari mfite igihumbi nkaryo turayi tubiri turiha gasalade ngahaga ndemye ndigomwe fasha cya kirayi ndakiguhariye kugira ngo nawe urebe kumeze ngo hagihumbi ugabure ariko yasubizwa. Ntuzongere kumubona. Yes, kabashimye ko mwamudukunyira no ku mwuga wa Ministries Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimye ko wakoze subscribe ni inkunga nziza wateye hano kuri ubumwe bwa Ministries cyangwa se ubumwe bwa TV online TV. Imana y'amahoro yishimire mwemwe twabanye mu masengesho ndacyabashimira cyane mwagize neza. Imana y'amahoro ibaho umugisha kwa mbere mwabonye ko verify igihe cy'amezi 3 n'ikigaruka ikindi gihe nk'iki n'ikigaruka no kuri tuzaba turi mu mavuto hejuru kandi inkunga yawe irakenewe nshuti yanjye. Kurikirana mushumi nyuma ya kamera agusengere aguhuza n'ibyawe aguhesha ibya n'umuhesha muze karo ko muhesha reka je tuzatangira kumuhesha uguhesha ibyawe kumuhesha uguhuza n'ibyawe kumuhesha wirukana ibyo bazanye bitari ibyawe ahubwo akakwereka ibyari ibyawe uko bari barabikunyaza. Mana amahoro ibaho umugisha. Uskana ngiye kubwira se buriya keza ku bwenge keza ngiye gusoza. Uzirinde gutakaza umwanya aho udakenewe. Mana ushigikirije uzirinde guhagararaho batakwifuza. Mu makosa tuzavuga gutinda aho udakenewe. Shalom. Shalom.